Ndabasuhuje aho muri hose abanyarwanda abanyarwandakazi neza y'Imana ibane namwe kandi mukomeze kugubwa neza muri byose kuko umugambi w'Imana ku buzima bwacu ari mwiza kandi twongeye kwihanganisha n'abari mu bihe bikomeye bari mu gihugu abari hanze ibihe byo kwibuka inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994 mukomere. Imana ni yacu kandi ishobora byose kandi iba hafi yacu kugira ngo idukomeze iduhe n'imbaraga. Turaganira uyu munsi ku ijambo ry'Imana rivuga ku ijwi ry'ihumure. Imana igidusura mu bihe byacu by'ubwira kabiri cyangwa se mu bihe byacu by'umwijima ikavugana n'imitima yacu, ariko ntabwo ivugana n'imitima yacu gusa, inavugana n'ibitugose, ivugana n'ibitwegereye bidashaka ko tuvuga, bidashaka ko duseka, bidashaka ko tunezerwa, bidashaka ko tubona imbere. Ni mu bushobozi bwayo rero byose bihishe, kuko uyizera wese ijambo riravuga ngo ntabwo azigira kurwa n'isoni. Hari ijambo rimwe turi bukoreshe riri mu gitabo cya Mariko ibice 4 umurongo wa 37 havuga ngo nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. 39 akangutsa cyaha umuyaga abwira inyanja ati ciceka tuza. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Iki ni igihe kimwe Yesu Kristo yari kumwe n'abigishwa mu bwato, ariko iki gihe yarasinziriye. Umuyaga uraza uba mwinshi kuri bo, babona nta byiringiro byo kunezererwa bindi bihari. Icyo gihe bari bafite ubwoba, ntibabonaga icyo bagomba gukora. Akagahe kajya kabaho mu buzima bw'umuntu wari we wese ukurikiye iki kiganiro ijwi ry'ihumure. Urabizi hari igihe kigera ukumva ntuzi icyo gukora, ntabwo uzi uko ugomba kubigenza, ntabwo uri kubona inzira iza kugusohora mu kintu uri kunyuramo. Yewe ukagerageza no gushaka ijwi ryakubwira uti mpore, komera, ndi kumwe nawe. Iryo jwi nturyumve. Iki nicyo gihe rero cyabaye kubigishwa ba Yesu. Bari mu mazi kandi amazi yari menshi, hari mu ishuheri, ngira ngo murabona ishusho kuntu byari bimeze. Bagerageza uko bashoboye kose nk'abahanga, kuko bari abarobyi, ntabwo bari abantu bagiye mu nyanja ari ubwa mbere, bari bamenyereye kuroba, bamenyereye inyanja. Ariko iki gihe ishuheri yaje ari nyinshi kandi baturuka imbere, ariko bashaka igisubizo barakibura. Birashoboka ko nawe muri uyu mwanya ushaka umeze nk'abari abagabo uri kubona, nawe uri gushaka igisubizo ntukibona, ugashaka inzira ukabona ntabwo uri kuyibona, ugashaka uburyo wasohoka mu kibazo uri gucamo. Amashuheri ni menshi mu buzima, habaho amashuheri menshi atandukanye, habaho imiyaga myinshi itandukanye. Bene data, imiyaga ifite amoko menshi atandukanye. Ikindiza ntabwo ari cyo cyaba kiriza mugenzi wanjye, ikirizo ntabwo ari cyo kiriza uriya, kimwe nuko n'ibituniza atari bimwe. Aba bagabo nabo rero ntabwo babonaga inzira. Gusa hari ikintu gikomeye cyane Bibiliya itubwiye ngo ubwo bwato bari barimo hari harimo n'umwami, umwami ufite imbaraga, umwami ufite ubushobozi. Ntabwo ikibazo gikomeye ari ibibazo tunyuramo, ahubwo tubicanamo nande. Ninde tuba dufite twizereyemo ko adusora muri ibyo bibazo. Imana ishimwe yuko hariho Imana ihorana natwe. Ijambo ryatubwiye ngo iki? Ngakangutsa cyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka tuza. Amen. Reka nawe uvugane n'umutima wawe, uvugane n'umuryango wawe, uvugane n'ubuzima bwawe. Ugira ibintu ubona bikubereye ibibazo, bikuremereye, bishaka kukubuza gusiza, bishaka kukubuza amahoro, uvugane nabyo. Ubwira uti yego murahari, ariko ni muceceke kandi ni mutuze. Bishobora kuba ubuzima muri kuba mu munsi wa none, udafite akazi, wenda ufite ibindi bibazo bindi by'uburwayi, cyangwa se no mu gihe turi gucamo natwe ubwacu nk'abanyarwanda twibuka abacu bazize jenoside. Birashoboka ko waba uri kurengwa n'ikiniga n'amarira menshi, ntubone ijwi rivugana nawe. Ariko Imana iri kuvugana nawe muri aya magambo ngo ibyo byose nibituze, nibituze, kubera ko Imana iba muri twebwe, ishobora byose. Inyanja zirayumvira. Hari igihe waza kuvuga uti ariko si inyanja ni gute yumvira umuntu?
ni nako nabigishwa bibajije uti si uyu ni muntu ki n'inyanja iramwumvira? Yego iramwumvira. Ni gute si inyanja itakumvira Kristo kandi ari we wayiremye? Ibyo ni ibintu bigomba kuba byumvikana, nta logique igomba kuzamo. Niba inyanja hari uwayiremye ishobora kumwumvira. Twe impamvu bitubera igitangaza ni uko natwe twavutse tuyisanga, ayo mazi twavutse tuyahasanga. Ibyo bibazo twavutse tubisanga, wenda na ba data na ba mama batashobora kubikemura. Wenda ikigeragezo uri gucamo, wenda n'abaganga barakubwira uti wenda ntabwo wagisohokamo. Ariko ibyo byose umwami Kristo arabicyaha. We gutinya rero uwo muraba w'ubuzima uri kunyuramo, ahubwo komera. Biravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Komera mu gihe nk'iki ngiki wambara imbaraga. Biravuga ngo hari ibyiringiro ko n'igiti iyo cyatemwa cyakongera kigashibuka. Turi amashami yashibutse kandi dufite icyizere cy'ubuzima kidahinduka, kuko tubona Imana buri munsi. Buri munsi tubona ukuboko kw'Imana. Ni byiza ko amaso yacu areba ibyo Satani akora, ariko kandi ntatinde agatinda areba cyane imirimo Imana ikora ku buzima bwacu. Umunsi umwe Imana yabwiye ubwoko bw'Imana muri Yeremiya 9 ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi ni byiza. Aba bigishwa bari mu nyanja bari bazi ko nta bundi byiringiro by'ubuzima. Hari n'ahandi bagerageje gufata ibyo bafite byose babijugunya mu mazi, kuko amazi yari menshi, umuraba ari mwinshi, umuyaga ari mwinshi, nta nzira. Nabyo ntibyagira icyo bitanga. Ariko Kristo ahaziye cyangwa se ahakangukiye, habayeho igitangaza. Amen. Ngiye umunsi ntabwo mvuga ngo kangure Yesu, ko Yesu ntabwo asinziriye. Ahubwo izere Yesu muri uwo muraba uri kunyuramo. Izere Yesu muri icyo kibazo uri gutambukamo. Izere Yesu muri izo ntambara uri gucamo. Ikiza cya Yesu nta gusaba ituro. Ikiza cya Yesu nta kwaka icya 10. Ikiza cya Yesu ntawaza kugushyiraho itegeko principe y'idini runaka kugira ngo ube ngo gukorera ibyo ashaka. Yesu Kristo ni urukundo. Imana ni urukundo. Yesu we yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Aranavuga uti niki gituma ariko mutanga izahabu, mutanga ifeza. Na Yesaya yari yarabihanuye. Kuza kuri Kristo ntacyo bisaba kwizera ko Kristo ariho kandi ashobora byose. Rero iyo mwizeye nk'umukiza akiza ubuzima bwawe. Iyo mwizeye nk'utanga ubugingo aguha ubugingo. Iyo mwizeye nk'utanga ibyiringiro by'ubuzima aguha ibyiringiro by'ubuzima. Iyo mwizeye nk'umwami ukora ibitangaza akora ibitangaza. Iyo mwizeye nk'Imana igabura igatanga ibyo kurya irakugaburira. Iyo mwizeye nk'Imana yambika umuntu wambaye ubusa iramwambika. Iyo yizeye nk'Imana ihereza umuntu akazi udafite akazi irakamuhereza. Iyo twizeye Kristo nk'umwami wishyura amafaranga y'ishuri Minervare, nta mubyeyi uhari, nta nshuti ihari, nta muvandimwe uhari, irakwishyura ukiga. Ni igiki wizereyemo Imana muri iki gihe? Amen. Ni igiki wizereyemo ko Kristo yakora ku buzima bwawe? Ese uri kureba impande zose ukabona nta nzira? Uri kureba iminsi ukabona ntishira? Hoya, hari ibyiringiro. Ijoro rijya ritutumba rikabicura burindi, ndetse wagerageza kureba ikintu wakibitse ntukibone kuko hari umwijima mwinshi, ariko rihimwa n'ikintu kimwe, rihimwa n'umucyo. Iyo umucyo rero waje ibintu byose birahinduka. Iriya nyanja bari barimo iragereranya ubuzima tubayemo bwa buri munsi. Bubamwe impinduka zitandukanye, bubamwe ibintu byinshi bitandukanye. Twakira amakuru menshi atandukanye, ukakira amakuru y'ibibi, ay'intambara, ay'ibyago, ay'umubabaro, ariko tujye tuzirikana hejuru ya byose hari imbaraga z'Imana. Hari umutekano duheshwa n'ibyo dutunze, duheshwa n'ibyo dushoboye gukora, experience ufite mu kazi. Hari umutekano duheshwa n'uburyo ki konte yacu ihagaze. Hari umutekano duheshwa n'uburyo ubuyobozi bwacu buturindira umutekano. Ariko hejuru y'iyo mitekano yose navuze, hari n'umutekano duheshwa nuko twizeye Imana. Imana rero niyo kwizerwa mu bihe byose, kandi ikiza cyane nta wayizenga akorwa n'isoni. Iyo wizeye Imana ntabwo ukorwa n'isoni. Ushobora kwizera umuntu ugakorwa n'isoni. Ushobora kwizera ubutunzi bwawe ugakorwa n'isoni. Ushobora kwiringira ikindi kintu cyose, ushobora kwiringira ikigirwamana kikagufasha ibyo ushaka kikabiguha, ariko nyuma ukazakorwa n'isoni. Ariko abizera Imana ngo ntabwo bazigira bakorwa n'isoni. Ngo umuntu ukorwa n'isoni nuva mu isezerano nta mpamvu. Impamvu yose ikura umuntu mu isezerano ry'Imana aba ari mbi, kuko nta mpamvu nimwe twemera kuva mu mugambi w'Imana. Rero uyu mugabo muri kubona ahangaha wari utembanywe n'umuraba yahuye na Yesu muri Matayo. Noneho Yesu baramwambaza kuko naho bari bafite ubwoba bw'inyanja ukuntu ibarengeye baguwe nabi.
noneho uyu mugabo aravuga uti ariko niba uri Yesu Kristo, niba ubishoboye nanjye tegeka ngendere hejuru y'amazi. Uyu ni Petero. Yesu aravuga uti okay, ntacyo, sohoka ubwato ugendere hejuru yabwo, ngewe ndabishoboye. Ngo aramutumbira, ambwa uti ntumbira, aramutumbira, aramukurikira, araza. Ngo ariko agezeho aza gukura amaso kuri Kristo, ayahanga kuki? Ku muraba yabonaga imbere ye. Niyo mpamvu ubona arimo arohama, arengerwa n'amazi. Bene data kambabwira ikintu kimwe, igihe cyose dukuye amaso kuri Kristo tukayahanga ku bitugose, biraturengera. Igihe cyose twibagiwe yuko mu mbaraga z'Imana harimo ubushobozi bukuru mu kigeragezo, biraturengera. Uyu munsi we wumva ukurikiye iri jambo, urimo kwibuka, ni igiki uri kubona mu buzima bwawe? Ese uri kwiyubaka? Iyubaka ureba umurimo ukomeye Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. Imana ishaka kukurenza iyo miraba yose. Ntiwite kuri ayo mazi menshi, ntiwite kuri izo ntambara. Twavuze ngo iranyanja igereranywa n'ubuzima ducamo bwa buri munsi. Uri ku mugabane wa Afurika arageragezwa, uri ku mugabane w'Uburayi arageragezwa, uri ku mugabane wa Amerika cyangwa Aziya arageragezwa, n'uri ku yindi n'uri kuri Mars nawe arageragezwa. Planeti yose wari arageragezwa, ariko assurance yo gutsinda no gusohoka mu kigeragezo niyo uriya mugabo afite. Uriya mugabo wabonye ikintu yakoze, yazamuye ibiganza aravuga uti mwigisha Kristo ndengera, ntabara, dore amazi arandengeye. Birashoboka ko nawe ukurikiye rero iki kiganiro waba warageze igihe ugakura amaso ku Mana, ukabona ibintu uri kunyuramo utazi uko bizarangira, nta nzira uri kubona. Ariko uyu munsi Imana iri kukubutsa ngo ngaruraho amaso, ongera umpereze ibiganza byawe. Ikiganza cyawe ndagusohora muri icyo kibazo, ikiganza cyawe ndagusohora muri izo ntambara. Murabona bari abigishwa bari hara kuri screen, bari barimo bareba, bavuga uti ubu se Petero ntatugendanyera, ubu se ntibirangiye, ubu se hari ibindi byiringiro by'ubuzima. Ariko bari kumwe n'umurengezi, umurengezi uturisha inyanja, umurengezi ukura umuntu mu kigeragezo akamwereka ubuzima ko bushoboka. Dufite Imana yakoranye natwe urugendo rw'imyaka 30. Uramutse ufashe ifoto yo muri 1994 ugafata n'ifoto y'u Rwanda muri 2024, wabona ko Imana igendana n'umuntu mu rugendo kandi bikagenda neza. Yagendanye n'ubuyobozi bwacu, igenda n'abanyarwanda, igihugu cyariyubatse, kibona ihumure, kibona imbaraga, kibona umunezero. Wowe rero mwene data, dusoza ndakwibutsa ngo Imana ntigitakaza imbaraga, Imana ntiginanirwa gukora. Ushaka utayibona ku muntu utuyambaje, ariko upfa kwizera ko wayambaje gusa. Kuwambaje Imana ntabwo ari kubijya bihora. Amen. Biravuga ngo kubategereje Uwiteka, haleluya, nta n'umwe uzigira ukorwa n'isoni. Niba utegereza Imana uyu munsi wa none, wongera ugira ibyishimo, wongera unezerwe. Ubuzima ntiburangirana n'imiraba duhura nayo mu buzima bwa buri munsi, burakomeza. Nyuma y'ibibazo duhura nabyo, ubuzima burakomeza. Niyo mpamvu dufite kwibuka ariko tukaniyubaka. Tukiyubaka kuki? Ku Mana, ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratwubaka, rikadukomeza, rikaduha ibyiringiro by'ubuzima. Mwibuke ko iyi si tubayemo n'ibiyirimo byaremwe n'ijambo ry'Imana. Nawe ubwawe ukurikiye iki kiganiro waremwe n'ijambo ry'Imana. Kuba waremwe n'ijambo ry'Imana rero byose birashoboka. Reka dusengane nawe wari ukurikiye iki kiganiro, uvuga uti Mwami Imana hari icyo wakora ku buzima bwanjye. Yego, niba ubyizeye birashoboka. Bibiliya iravuga ngo byose bishobokera uwizeye. Utizeye aba afite ikindi kintu kindi yizeye, nawe kiramukorera. Ariko uwizera ijambo ry'Imana ntazigera akorwa n'isoni. Uwizera Kristo ntabwo azigera mwara. Yego, bishobora kugaragara nk'ikimwaro, bikagaragara ko uciriweho iteka, bikagaragara ko nta byiringiro by'ubuzima, ariko hari urumuri rugaragaza ko hari umucyo, hari urumuri rutazima rwitwa ijambo ry'Imana rituyobora mu gihe cy'umwijima. Uwiteka Umwami Imana ugira neza, turagushime kandi turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Wowe wenyine mu bantu bose babayeho uratangaje. Wowe ntiwanabayeho kuko mbere y'ibihe wariho, n'uyu musore ho kandi uzahoraho. Mu byaremwe byose, mu mana zisengwa, mu by'abantu bemera n'iby'abantu batemera, mu mpaka z'abantu n'amadini n'imigenzo, wowe uri hejuru ya byose, ubirusha imbaraga. Wowe warahagaze ubwawe, urangije ucyaha umuraba, uravuga ngo wanyanja we ceceka, tuza. Nanjye niko mvuze muri uyu munsi wa none mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Wanyanja we, wamuraba we, wakibazo we, uri mutambuka mu buzima bw'abana b'Imana, uremereye umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, tuza mu izina rya Yesu Kristo. Tuza yambuke, tuza agere mu gihe cye, tuza agere mu butsinzi bwe,
kuko ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga zo guhindura ibintu byose, ntirijya rinanirwa kandi ryatugabiye byose. Mwami, ndagushima ko abarwayi ubakijije indwara, ndagushima ko abarushye ubatuye imitwaro, bari bikoreye imyaka myinshi itabarika. Ndagushimira ko abari mu nyanja batembanywe nayo ubahaye kuruhorwa bakabona ihumure ry'ubuzima bwabo. Ndagushima kubw'amahoro utanze, ndagushima kubw'umugisha utanze, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi ibane namwe. Mwari kumwe nanjye Pastor Eric Nsengumuremyi.